dusangire ubuzima. Sintekereza ko hari umuntu n'umwe wishimira kunyura mu buzima bukomeye, yemwe nta n'uwabyifuriza undi, kandi ubishoboye wakwirinda kuba intandaro y'akaga abandi bantu banyuramo. Ibyago bishobora kugera kuri buri muntu wese, twese dushobora gutoranywa n'akaga. It's a random selection. Mu mvugo y'abubu baravuga ngo isi ntisakaye, nawe ushobora kunyagirwa. Ariko nanone kunyura mu bikomeye hari igihe bidusigira imbaraga zidasanzwe. Icyo nabonye nuko abantu banyuze mu buzima bukomeye bakiri bato bakabasha kubuvamo, ni nabo akenshi babasha kwikura mu ngorane iyo bongeye guhura nazo. Ugereranyije ubuzima bw'umwana wakuze ababyeyi be batabasha kumubonera ibyo akeneye by'ibanze, akiga kwirwariza, harimo no gukora uturimo duciriritse nko kumenya gucuruza utuntu tworoheje, korora ndetse n'ibindi. Usanga uwo muntu yarabivanyemo amasomo ndetse n'imbaraga. Uwo mwana wasabye ibiraka, byaba ari byo kuvomera abantu ndetse n'ibindi, usanga kenshi yarize kumenya kubana n'abantu batandukanye, kandi ibitekerezo bye bikora vuba ashakisha ukuntu yakwivana mu kaga iyo hagize igihungabanya aho yarageze. Uwabatandukanye cyane n'umwana wakuze abona ibyo akeneye, rimwe na rimwe atazi n'ikiguzi byatwaye. Usanga iyo ahuye n'akaga bimugora kumenya aho atangirira, kuko nubwo aba ari mukuru ntabwo ubumenyi bwo kwivana ahakomeye aba bufite. Bivuga ko atabishobora kuko hari ubumenyi ashobora kuba asanganywe, life skills, ariko wabinyuzemo mbere aba afite umwitangirizwa. Hari n'amakosa adashobora gukora kuko abazi ingaruka zayo. Nta muntu wishimira kurwara, ariko nagiye mbona abantu bagiye barwara, urugero nka malariya, akamenya ko nadashyiramo imbaraga ngo agerageze kurya duke bituma azatinda gukira, bityo ntatinya kugerageza naho yabigarura. Akenshi abazi ko atazahora abona abamurwaje, maze akagerageza gushaka imbaraga ngo arebe ko hari ibyo yakwikorera. Ibyo byanyigishije ko nubwo buri wese aharanira kuba mu buzima bworoshye cyangwa no kubuha abafite inshingano zo kwitaho, ariko abahuye n'ibyago ntabwo ari bo banyakaga kurusha abandi. Iyo bamenye kurwanira ubuzima bwabo, bakamenya guharanira kubaho, babasha guhangana na byinshi iyo byongeye kubageraho. They can easily survive. Kuganira nabo iyo bafite ishema ko babashije kunesha, hari ibyo bakwigisha kandi bakaguha imbaraga zo kunesha. Umuntu ubasha kugusangiza ubuzima bwe akakubwira aho yatsindiwe nuko yahagurutse ndetse naho yavanye imbaraga, akenshi aragufasha kuruta ukwereka ko we nta kibazo yigeze ahura nacyo, kandi ko uko umubona ariko yahoze. Ihumure n'imbaraga tuvana mu kaga duhura nako ni ubutunzi dushobora gusangiza abandi. Dutahe cyane.